wenda si benshi babizi ariko amahoro make bishobora gutuma umuntu arwara kanseri. Iki gitabo paji yacu ya 19 cyitwa Croquer la vie haranditse ngo prenez l'habitude de prendre des choses avec calme. Imenyereze kujya ufata ibintu tuje. De ne pas vous angoisser, de ne pas conserver des ressentiments envers les autres ou envers vous-même. Wiyuhora uhembera intimba, wiyushakashaka uko wahora buri gihe ugumana uko akomerekejwe n'abandi cyangwa nawe ubwawe ukomeretse, ahubwo ukora iki? De sourire avec confiance devant les problèmes de la vie. Jya wimenyereza kumwenyura imbere y'ibibazo byo mu buzima. Ugerageza kumwenyura, urebe ku munsi watambuka wasetse, urebe ku munsi watambuka habwiye undi neza, ubwo n'ubundi buryo bwo kwikingira. Iyo umuntu atuje akamenya neza ngo imisozi ntireshya, imigezi ntingana, ishuri ntabwo abanyeshuri bamenya amanota bose. Mwagize mwarimu umwe kandi mufite amakaye angana ariko umwe akarusha amanota, tuza ubwihebe no guhora udakeye byatera kanseri. Byatuma amaraso arakonje, bigatuma amazi ahora ari make mu muntu, bigatuma amaraso atembera buhoro, bigatuma harahatinda kishobora kuba ikibazo. Niyo mpamvu ngo n'umubabaro nawo ushobora gutuma umuntu arwara kanseri.